Erega nanjye uringiye gufata icyemezo baragifashe. Sura mugore agutegeka papa wabaye umugabo nkuko wahoze uri umugabo. Ni gute umuntu w'umugore akubwira ibintu kemera cyangwa yarakuroze? Wa mwana we byushaka kubyikije nabyo uzi. Urushaka rumeze nk'uru rwose wapi? Urashaka ntandukana n'umugore wanjye noneho kugira ngo nkunde nimuka. Hagomba kuba n'icyo atari kumva. Kuri umugabo akaba umugore. Shana ibintu ni gake gake. Ubanza kubyumvikana n'umugore ibindi bikaza nyuma. Urukundo. Papa ngenda guhangayikiye pe. Utumva ndi kukubwira njye nsigaye nigira n'ubwoba. Kumpanga cyo impamvu ugomba no kumba hafi nyine. Ukamenya ibiri kumbaho byose. Use nzajya nanagenda nkusiza nyine nzajya mbwirwa n'iki ibyo basigaye bagukorera. Ntacyo ni se bakunigiye mu buri nawe bwirwa. Ningira naho ngo uzamenya aho naguye. Ibyo se twabyirinze kare tukigendera. So yego tugende mve mu nzu gutya naho ngende nkaho munsi. Ubu no kugenda ngatangira azira ubuzima bwo bishoboka. Ke papa basi bitekerezo muzanira amazi se basi. Ega nanjye ubwo umusanza ngandi byo batekereza mwana wanjye. Ubu wasanze ni cyaro magazanga ndi gutekereza nanjye mvuga ni nahereye kuko umugore kugira ngo anyumve. Ariko byanze bikuza agomba kunyumva. Ninjye mugabo ntago yandongoye. Kana kwinda gukunda nta kintu cyinshi mba nshaka kukikubaho. Mwana wanjye humurana ko yagenda kose ngomba kuzivana muri bino bibazo. Eko ntagamwe bw'amateje umutekano muke yawe. Oya rwose. Twebwe tugenda twigisha ubutumwa bwiza. Dufite ibyangombwa bibemerera. Dufite ubutumwa bwiza buturutse ku Mana kandi nta mutekano muke twangiza pe. Ibi ni biki mufite? Twese ivuga ubutumwa bwiza ntabwo ibyo kurya twifashisha Rero muri biriya bikanzu byabo usanga ari bisasu hose nta bisasu birimo. Rero neza oya nta bisasu tugendana. amaze igihe kingana n'ikindi mu gufata. Tumaze imyaka myinshi. Muvuka he? Tuvuka hatandukanye ariko twahamagawe n'umuntu ari we Uwiteka. Ibitangaza muvuga ni ibintu mwakoze bibi. Nta bitangaza. Uwiteka ni wenyine utari ibitangaza. Naho mwebwe mukora iki? Twebwe turi akantu hato turamuvugira. Ntabwo muri abatekamutwe. Twebwe tuvuga ubutumwa bwiza. Arewe. Kuva ryari madamu? Ndakubaza. Naje nta mureti murya none mvuye i Burayi tangiye kwirirwa urya imineti umarira amagi muri uru rugo. Mvaga nshonje ndabumbuye kandi. Buryo se hano urahaha? Muri uru rugo urahaha? Ngo nde?
ngonde waruvuze ngonde ntago ndi nyoko sinakubyaye sinzongeye kumva nanyita mama wawe urukunyumva n'undi munsi ugatinyuka ugafata amagi za poivre bitunguru inyanya ugateka mbare kabiri nakikubona mu rugo rwanjye genda ujye kubirira kwa nyoko ari uzajya uzabivunikira gira kete cyano fata ibintu byawe mvire mu rugo ngaye kamanzi n'ibintu Nakwipare. Nani sani yabanze nde. Akora mugabo. Azibeshya garukire mu rugo. Hare amagaze bacanye biti bacanye. Hawuriye. abagabo muri guteza umutekano mukeya muri uyu mudugudu. Oya nta mutekano muke. Twebwe aho duturutse tubafitiye amakuru. Twebwe uretse kugenda twigisha abantu bakaza bakumva. Kubera iki mutaguma mu rusengero? Bakumva abandi bakagenda. Kubera iki mutaguma mu rusengero? Nuko twahamagawe. Imana ntabwo iba mu rusengero, yaba mu rugo aho idutumye turagenda ndetse no mu mihanda tubwira abarushye n'abaremereye ko Uwiteka bakunda kandi ubwami bw'Imana bwegereje. Wa mugabo we ntabwo tuzi, ntabwo turi abanzi b'igihugu cyangwa turwanya igihugu, ahubwo dufasha igihugu kugira ngo kigire amahoro, aricyo cyo kumvira uwadutumiye hakiri kare tugasohoza ubutumwa bwe. Kuki mutagendera ku mategeko y'igihugu? Tugendera ku mategeko y'igihugu. Igihugu nicyo cyashyizeho kwigishiriza mu nzira. Ikindi tugendera ku mategeko y'uwadutumye ariko tutirengagije amategeko y'igihugu. Noneho rero mwabagabo dusanze ibyo bavugaga atari ukuri. Mugende mukomeze mwigishe ijambo ry'Imana, mukomeze mubijyane mu muryango mwabishizemo, ariko mutabangamiye umutekano w'abaturage n'igihugu. Oya rwose. Oya rwose. Ibyo Uwiteka dutegeka ni ukumvira abayobozi bacu, kuko ubuyobozi bwashyizweho n'Imana tukwiriye kubwumvira kandi tukabwubaha, tukamenyesha abanyagihugu ko umwami abakunda, bakwiriye kugorora inzira zabo, bareka ibiyobyabwenge ndetse n'izindi ngeso mbi zose zishyira ubuzima bw'abantu mu kaga, abantu b'Imana bakabaho mu mahoro, namwe mukagumya mukadutwara neza muturindira umutekano. Noneho rero mugende mukomeze muvuge ubutumwa bwiza hirya no hino nk'uko mwabivuze, ariko ntakagire ikintu na kimwe cyangira. Bidufashe gufata abantu bose bari mu byaha mubabwiriza ubutumwa bwiza, natwe bityo bizadufasha kugira ngo tubayobore mu buryo bwiza. Murakoze Imana ibane namwe. Murakoze namwe mujyande amahoro. umva nkubwire shani mwana wanjye, ugombe kumenya ko hano ari iwanyu, ni njyewe siko nta wundi uzabona. Nta muntu afite uburenganzira bwo gukura mu rugo rwanjye ngo akubure ngo ugende gutyo fa. Njye ntabizi. Ntabwo buryo narwo mubaza ngo ufite ikihe kibazo kamwe ntacyo papa. Ubwo nagashobora kwirukana mu nzu yanjye. Akora kuzikuna inzu ye n'abagore bamwe. Hanyuma kuki utamenyeraga? Hano atari iwacu. Kutamenyeraga se wakacucu. Hanyuma mugirane ikibazo muhindukira ati ni umwana wawe waneranyije. Hanyuma ukumva ko nahitamo umugore kurenza umwana nibyariye. Ura amaraso yanjye. Mbona wahise. Ura amaraso yanjye mwana wanjye. Wanyumvise? Ubundi si ubwo mukobwa hano ukora iki? Kasana ukora iki se? Aha ntabwo ari iwawe. Urabwira umwana ungana gutyo, umwana wanjye guhanga Kasana ukora iki? Ubwo se nimba agarutse ko hano ukora iki ngende kuhakorera? Ariko reka nkubaze, uyu mwana umuzanye muri rwego kandi ne namubwenge byiza. Agenda ageze. Ariko ubundi kuki atabana na nyina? Kuki atabana na se? Njyewe niba ari n'ikinyendaro ibyo ntabwo bindeba. Mva mubwire Toni. Njye ntabwo narera umwana ungana gutya. Unikira umwana.
cyangwa ariko sha tubone ko mbona ibere ryapfungutse ubundi bubo yaba ari incoreke yawe nabibwirwa n'iki kari umwana wawe uzigezaho ngaho sibyo kandi ugira ngo upfungwa n'umukuru urashaka kugira umwana nabyaye ngo naso umva mubwire nta magabo menshi ufite kuvugana nawe asubire yavuye finish asubire yavuye se mu rwego asubire yavuye ndabyanze none nge ntabwo nabana n'uyu mwana mu nzu nta soni bareko kujya umwana wapfunduye ibere kuriya wapfunduye ibere n'ikibazo se ubundi se nabibwirwa n'iki imitwe yawe ubutekamutwe abantu n'ibirirwa bavuga ngo umutekamutwe waba uri guteka umutwe akaba ari inshoreke yawe nabibwirwa n'iki kuki umuntu utari warambwiye ko ufite umwana aho bimenyeye se ukoze iki nkoze iki ukoze iki ndamusohora umusore se urahitamo njye cyangwa umwana mva mubwire Tony finish genda gake bose genda gake please genda gake kabisa ngenda gake genda gake bose hejuru yo kunza kuki utarimbwiye nyiri burayi ese ibintu byose umuntu arabivuga niko bakubwiye nta uriya mwana ntabwo ndi bubange umwana se gutwaye nta bagore babiri mu nzu akubangamiye iki ngo amagambo yagiye arayo nta bagore babiri mu nzu akubangamiye iki wa mugore witonde ku mwana wanjye wewe wa mugore uri kwiga kabisa Nicyo urashaka hiti nyine nanjye tuganira ibiki tuganire uze numva nk'abakabo mu umwana ntabwo yatuma urakara ntukandutishe biriya binyendaro byawe nsohokera mu cyumba mwana ni hari uwawe si sohokera mu cyumba sohokera mu cyumba ntabwo ngiye nzarira abana b'ibinyendaro sohokera mu cyumba ntabwo ibyo umwana tubiganira ariko ntangire mbakare tubiganira reka mbanyire kuganiriza nkeneye kuryama nkasinzira sohokera mu cyumba nkeneye kuruka sohokera mu waretse amahane si by'amahane bari sawa sohokera mu cyumba genda aricyo nakora nkwereka urukundo kushira wanyu ubu nta wangira nimwe basi tafazali y'abari 5 basi wowe uzajya ugenda ndutishe biriya byana byawe biriya binyendaro sohokera mu cyumba iki cyose kimwaka kiganira gura n'umwana ni muto ntabwo wamuwa se wanga abana Tony wanga abana koko nanga abana uriya n'uwanjye nakubwiye ngo n'abagore babiri mu nzu n'umwana wanjye mu mahoro yanga agenda genda sohoka nkeneye kuruhuka twaganira oya cy'ubutamu wahamagaje polisi tarabana amahani yanjye mva mu matwi yakuvugana n'ibyo binyendaro byawe urashaka iki koko wande ariko niko shani washara ntabwo ari ndi kubwira uzi ko wica amatwi nkaho uri gupfayo nako n'ubundi umeze nka nakubajije ngo sokora iki ese mwagiye kubana utazi ikintu akora ubundi se reka nkubazara kubundi mbona aba yiyaberanyije yigize ubundi yapfuye ikinani ese ibya mama bizanye dore ko ujunjamye nk'urutwe nk'urwaso ndakubaza Jeto ni ukuri ibintu uri kumbaza nabi nguriya papa agenda umubaza nase ubundi nyoko mwana ni kubana mu muhe rwego kurujya kuzana hano kugira ngo uze kumbanga hano hose papa agenda uriya mugabo ko ari umutekamo wangira ngo umutekamo yewe yabanjije kumisha ko afite umwana ungana nkawe none abonye meze neza urabona ngiye yitarangiye ari kurira abana bameze nkawe bangana nkawe noneho n'urutwe nk'urwaso mbwira
ubundi sakora iki uzabimubazira umugore wiwe ntakoreka nkubaze umukobwa nuko nguko ugiye muri uru rugo tubanamo nuko ugiye kuzajya usubiza umbyimba nijose dore reka mubwire njyewe reka mubwize ukuri nta mwana ngiye nzabana nawe muri ino nzu ikindi cya kabiri njye ntabwo nshobora kurera umwana ungana nkanjye urabaza utenda kungana rwose ngiye ibyo wibinzanamo nyine niyihe mpamvu udashobora kubana na nyoko ngiye kuba ndi hano ni uburenganzira bwanjye aha ni mu rugo ni iwacu ni kwa papa wanjye rero nawe uravuze ariko mumajije kubona ko yewe umuntu ko kasa nk'uwamubyaye ariko ikintu maje kumenya namaje kumenya neza ko sari umutekamutwe umujura w'umusaza umubandi yiba abantu yigira yateka imitwa iruhande impande n'impande nasore umva rero mubwiye ibyo nibyo nafungiye nabyo nzi by'ubutekamutwe mu bigumane kandi ikindi wongeye kunkurikira mbabarire yewe biri kumbaza nta uriya musaza azi ko yandushije ubwenge ndaje myereke ko abatekamutwe barutana Bita. ni byiza Wasara arahari. oya ntawe uhari Byagenze gute? Nta yindi telefone afite ukoresha. Akoresha. Ndamuhamagara telefone ntayiriho kandi amukeneye. Nta yindi telefone ze akoresha. oya ni iriya yonyine akoresha nta yindi agira Agera hano gihe ki? shagera nimugoroba za saa zi wenyine yavuye ku kazi Umubwire nazo umubwire. yego Wa musaza yaje hano kukureba arakubura kandi amushaka byihutirwa. Urabyibuka? ndaza kumubwira nta kibazo niho shani karame uriya musaza mboneye hejuru arimo ararenga nuwahe uriya se waruje kureba papa papa yego uyu mbonye arenga asanzwe aza hano se ageze rimwe na rimwe aje kureba papa kubinde se ndamuzi si inshuti za papa ngiye mbanza aho biva gusa njya mubona aje kumureba kuki